Mwiriwe neza nshuti bavandimwe, ni Teacher Jean Marie, mbashimiye ko mwahisemo gukurikirana iyi channel yacu Bwenge 2020, mbibutsa no gukora subscribe ku batarayikora. Uru ni uruhererekane rw'amasomo agufasha kumenya gutwara imodoka aho waba uri hose kandi mu gihe gito. Gusa aya masomo ntabwo ahagije mutwara imodoka, bigusaba no gukora pratique. Gusa icyo bigufasha mu kwiga pratique ni uko biba bisa no gukora ibyo wari usanzwe uzi. Tugiye gutangira rero ukwiga. Iyo umuntu agiye gutwara imodoka, ikintu cya mbere akora ni igiki? Iyo ugeze mu modoka ari ubwa mbere, urabizi ko ugomba kubanza ukambara umukandara. Wambare rero, tugiye kugenda dukore circulation. Iyo umaze kwambara umukandara, ugomba kureba n'umuntu utwaye wicaye ku iyi ntebe y'imbere, nawe ukamubwira akawambara. Ambara umukandara. Ikindi ugakandagira pedale zawe, ukahera kuri feri, niyo batangiriraho, warangiza ugakandagira na amburiyaje cyane ukayiheza. Hanyuma wamara kuyiheza ugashyira imodoka muri puwemoro. Kore tugende, shyira muri puwemoro, undi watsa imodoka. Imodoka imaze kwaka ukurikizaho iki? Uranza ugashyiramo vitensi ya mbere, gishyiremo, ugakuramo feriyamu. Hanyuma ubu tuba duhagaze mu muhanda, duhagaze ku ruhande rw'iburyo. Iyo umuntu agiye kwinjira mu muhanda, ikintu akora bwa mbere ni iki? Urabanza ugacana itara ndangacyerekezo ryo kwinjira mu muhanda. Ubwo ni ikinyoteri cy'ibumoso, nicyo ucana. Iyo umaze gucana icyo kinyoteri cy'ibumoso, urabanza ukareba mu iyo retrovizeri y'iwawe, ukareba niba nta modoka iturutse inyuma yawe, wabona ntayo ukafatiraho, ubundi ugahita uhagurutsa imodoka ukagenda. Twagiye rero, kandi ugiye gutangira ugenda gahoro gahoro neza witonze. Ubwo ugenda ukata gatoya usa nk'uwinjira mu muhanda. Iyo umaze kugera mu muhanda uhita ugarura. Bano bantu urabona bahagaze mu muhanda, ubuvuzi bw'imodoka ntabwo wagonga abantu, kandi itonde witonze. Iyo umaze guhagurutsa imodoka, iyo urenze metero 5 cyangwa 10, amburiyaje urayirekura, ugashyiramo umuriro, ugahita uhindura vitensi, ushyiramo iya kabiri. Kugira amburiyaje cyane biheze, ushyiramo iya kabiri. Yirekura amburiyaje, iyo umaze guhindura vitensi uyobora neza mu muhanda. Iyo ugeze ahantu ukabona ni ahantu habi, ufata amburiyaje ugaruke mu yambere, urapangura ukagenda gahoro. Ntabwo ugenda utwaye imodoka ugenda uyidundadunda ku mabuye, mu binogo, uritonda ukagenda gahoro. Wabirenga ongera umuriro, dushyiramo iya kabiri. Umaze gushyiramo vitensi, amburiyaje urongera ugahita uyirekura yose. Hagarara hano. Iyo umuntu akubwiye ngo hagarara, uhagarara aho ngaho nyine ugeze. Hagarara nawe. Yego, iyo uhagaze ugomba kubyibuka ko ugomba gushyiramo double kinyoteri bitewe n'ahantu uhagaze. Iyo uhagaze ahantu hari icyapa hemerewe guparika imodoka, ucana itara ry'iburyo ugaparika. Ariko iyo uhagaze mu muhanda rwagati ahantu hatemerewe kuba wahagarara, ugomba gushyiramo izo double kinyoteri. Kandi vitensi iyo ari yo yose wari urimo, ugomba kugaruka muri vitensi ya mbere kugira ngo ubashe kongera gutangira kugenda. Gahagarara, haguruka, twongere tugende. Ya matara uhita uyakuramo, za double kinyoteri zawe uhita uzikuramo. Hagarara hano. Ugomba guhagarika imodoka neza, kandi ugahagarara uri mu ruhande rwawe, ukasubira muri bya bintu byose twavuze. Garuka no muri vitensi ya mbere. Iyo uhagaritse imodoka ugomba guhagarara mu kuboko kwawe kw'iburyo, ntabwo upfa guhagarara uko ubonye mu muhanda.
aho igera hano ku ruhande neza, uparike neza imodoka cyane, uparike neza, uhagarare neza. Ntabwo imodoka uyitwara ngo upfe guhagarara uko ubonye mu muhanda, ahubwo uyiparika neza ku ruhande ukitonda, uhagarara hano. Yes, ukimara guhagarara hano hantu rero urahabona ukuntu hangana. Ushaka ko nkorera manevure tugakatisha iyi modoka tukayisubiza inyuma, ikintu ukora ni iki, uhita ukata vora yose ukayiheza uhagaze. Hagiye ukareba aho muri retroviseri yawe niba nta modoka cyangwa se umuntu uguturutse inyuma utamugonga. Aho genda wigira imbere gatoya, urabona no gukatira ahantu hatoya ugahagarara, uhita uhindura amapine yose ukayaheza, kandi ukabikora wihuta, ugahita ushyiramo vitensi yo gusubira inyuma, dusubira inyuma. Iyo usubira inyuma rero, imodoka ifite utureba nyuma dutatu, hari ak'iburyo, hari ako hagati, hari n'akariya k'ibumoso. Ntusubire inyuma tugende. Ubu ngubu hano urakoresha aka k'ibumoso bwawe, wegere hano inyuma, fata umuriro imodoka itakuzimana, hagarara, ugahita uhindura amapine vuba vuba yose ukayaheza, uhindura na vitensi, ushyira imbere, fata vuba vuba, subira inyuma, tugende ureba muri za retroviseri zawe ku buryo utagonga aho ugiye. Tugende, komeza, hagarara vuba vuba, igira imbere nanone. Ubona ko iyo umaze kumenya gukora izi manevure, hagararaho, kata vuba vuba imodoka ukayiheza nanone, shyiramo na vitensi yo gusubira inyuma. Kate yose uyiheze, ushyiremo iya mbere. Iyo urebye imbere ukitegereza rero ukabona imodoka, ushobora guhita ukata ukagenda nta kibazo, urakomeza. Ubwo nyine iba yamaze guhindukira yarebye aho ushaka kujya. Ubwo turakomeza ufatire hamwe amburiyaje kugira ngo itakuzimana, n'akariro kawe gakeya karinganiye ugahita uyigarura witonze uyiringaniza. Ukuramo za dubure kinyoteri, ukongera ugasubira mu muhanda ukagenda, uhita uhindura vitensi. Nta muntu ugendera muri vitensi ya mbere, kandi ugendera mu nzira neza. Rero ku ruhande, hanyuma dusoze. Iyo umuntu aparika ashyiramo ikinyoteri cyo guhagarara cy'iburyo, ukigira imbere, wamara guhagarara imodoka igenda gahoro, ukaruka muri vitensi ya mbere ugahagarara ariyo washyizemo. Iyo umuntu amaze guhagarara rero, ikindi kintu akurikizaho ni kuzamura feriyamu yawe. Wamara kuzamura feriyamu ukazimya imodoka, ukabanza ukarekura amburiyaje, ugakuraho akaguru, ugakuraho no kuri feri, undi n'umukandara ukawukuramo, imodoka ukabura yiparitse. Murakoze, ibindi tuzabikurikizaho mu isomo ryacu ry'ubutaha.